kobwa bari kureba iyi filime buriya bari kwanga ushanga umbega umukobwa w'umwana mwiza ariko bo si babishobora nyine n'ubwo bireba bikarangiriraho. Umusore byaramurenze ntago bano bantu bakibaho ibyo byo bimenye. Umusore byaramurenze ntambwe itanga inyama koko ntago babaho ibyo bintu nabigura nasheta n'ubwene gihugu k'abantu nk'aba batabaho. Yenda bizi. Umusore yagiye bimurenze yateze moto agenda arira agaruka muri kiduri kigayoboye. Umukobwa aremeye gurisha akamodoka ke yari afite 135 arimo ati genda uvuze mama wawe ntazi uwo ari we. Umusore yaje hano dore amamodoka bamutegereje mfasha hano ayo mafaranga ntabwo nubwo abayibuka. Umusore yaje hano byamurenze koko bamusubiza ya mafaranga ye. Ariya mafaranga bakurutira umuntu cyasa murutira dira ashobora gukina y'amamiliyari. Ariya mafaranga basobanuye ikintu kinini kuri wowe. Dore konvoye imuherekeza umukobwa ntabyazi. Umusore yitomboreye umukobwa w'umwana mwiza koko. Abakire dukunze guhura n'iki kibazo tujya tumenya abadukunda n'abatwanga n'ukuri. Roki ndagukunda mwa bakobwa mwe muri kubimbwira mbavuga ati ni ya mafaranga yanjye menshi buriya. Akibuka umukobwa abwira ati sinzakora ubukwe ntaragura mu modoka 3. Urumva n'umuhigo yaramaranye igihe noneho yaratangiye kuwuhigurira arawirengagije. Akibuka umukobwa abwira ati wigurisha agasambi wanyu bagusigiye naho imodoka nabangura n'indi gihe icyo cyose. Yagasani umusore byaramurenze nta nubwo ari byo kuvuga ati wenda nawe ngesha azangurira indi modoka cyase ngesha azakira. Oya imodoka nzaba ngura indi nayo nyiguriye ntari biwe dukundane gusa. Umusore byaramurenze dore abapampe baba muri inyuma nakubwenga icyamamare kitagira abapampe mpe ntayibiriho ubwo abafite abapa nare ntayibimuri haba ari icyamama gusa re ntayibiriho dore abapampe. Umusore yaje hano we ntagategera nk'aho abandi ni private jet ziba zifite ahantu ziparitse hazonyine ku kibuga cy'indege buriya. Nubona ninjiye i Kanombe jya umenya ko nari mugenzi wanyu hari ahandi hantu bahita bankatisha amanuka umwe. Ntago nkunda akavuyo k'indege n'abantu twegerane reka. Umusore yinjiye mu ndege byamurenze ni umukire nakubwiye ngo 135 umukobwa mwe yagiye abishigatiye mu gatuza bimurutira amamiliyari aba yaragiye yinjiza ubuzima bwe bwose. Bisobanuye byinshi ari amafaranga umuntu aba yikuye ku mutima koko. Kwereka umukobwa yasigaye aryamye mu kageto ka make. Umukobwa w'umukene nawe rega ukishakisha atari ukuvuga ngo ni amafaranga aba yasaguye.